Wow. Abantu dukurikiye muri aka kanya turabasuhuje mwese aho muri hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze cyane ndetse tubahaye ikaze muri kino gitaramo cyiza cyane nkuko mubona turi live hano muri Kigali Arena cyangwa se Beka Arena. Aka kanya ubu nonaha turi mu gitaramo cya London Hillsong London live in Kigali. Reka mbogera nti rero mwebwe mwese muri hirya no hino muri kumva muri background abantu benshi cyane. Reka tubabwiye tuti rero mukomeze mugubwe neza cyane, ariko kandi byari byiza cyane umuhanzi w'Imana Aime Mukanya agiye guperforminga ndetse n'abandi batandukanye barimo Benjamin Dube muramuzi, n'umuhanzi aje ubwa kabiri mu Rwanda, akaba yaraherutse kuza mu Rwanda mu gitaramo cya True Promises. Ubu ngubu rero akaba yageze mu Rwanda ari kumwe na Hillsong, yadutaramiye neza cyane nkuko muragenda mubona mu mashusho. Byari byiza cyane, abanyarwanda bamwakiriye neza cyane, n'abantu benshi cyane. Ubu ngubu aka kanya abantu ni benshi cyane muri Kigali Arena iruzuye. Turi live rero ahangaha muri Kigali cyangwa se muri Beka Arena. Ubu ngubu rero tubabwiye tuti turi kwenjoyinga cyane, ibintu byo biraryoshye cyane. Igitaramo cyo ni cyiza cyane. Ubu ngubu nkubwire ko hategerejwe cyane, aka kanya gato dutegereze ko tujya kwakira Hillsong London. Murabazi cyane, unabona ubwa kabiri bagarutse hano mu Rwanda. Nizera ko wowe uri hirya no hino ku isi ndetse n'abantu bakunda Hillsong, bakunda indirimbo za Hillsong, ubu aka kanya tugiye kwenjoyinga. Abanyarwanda twagira umugisha cyane ko uriya kwakira Benjamin Dube, n'umwe mu bahanzi bakomeye muri South Africa. N'abahanzi bakomeye kandi bagiye bakora ibikorwa bitandukanye, dore ko benshi baza bati se gute mu Rwanda. Urumva rero ko mu Rwanda dufite umugisha cyane. Mu Rwanda twahawe umugisha cyane twagiye duhabwa, dore ko benshi bibaza bati kuzana icyamamare nka Benjamin Dube mu Rwanda bisaba iki, ariko ubu ngubu nonaha yamaze kugera mu Rwanda, ari mu Rwanda yanadutaramiye, twaguwe neza cyane. Mbabwira ngo rero mwebwe mwese mugenda mudukurikira kuri channel zitandukanye, Ibyiringiro TV ndetse na Mbanza TV, nizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Aka kanya MC ni Tracy, muramuzi, akaba ari umudamu mwiza cyane, umudamu wa René Patrick. Ngubu akaba ari we wabaye MC uyu munsi. Muramuzi cyane kuri KC2, ariko na munsi twahawe umugisha cyane no kuba yewe iki gitaramo. Nabyo ni ibintu by'agaciro cyane, dore ko benshi bibaza bati ninde uno munsi uraza kuba ayobora kino gitaramo, ariko ubu ngubu ni Tracy uri kuyobora kino gitaramo. Reka nkubwire ni rero wowe udukurikiye aka kanya uraba wenjoyinga, urabona amavideo, amashusho menshi cyane iyi gikorwa kiri kubera. Wowe rero utabashe kugera hano twahakugereye, nizere ko wowe aho uri hirya no hino ku isi wakomeje kugenda ubona udushya dutandukanye. Twaguteguriye udushya dutandukanye, urajya kubona cyane, wabonye udushya dutandukanye twabereye mu kino gitaramo, urakomeza kugenda utubona, dore ko ari iby'agaciro cyane kuba iki gitaramo. Mbibutse ko uno munsi turi mu gitaramo cya Hillsong London here in Kigali, ariko kandi hari n'umuhanzi ukomeye uzaza hano mu Rwanda wita Travis Green, nawe akaba ari umuhanzi nawe uturuka muri Amerika. Wowe rero udukurikira uri impande nyinshi zitandukanye ku isi, ndakubwira nti rwose dufite umugisha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire nti wowe rero Hallelujah. Nuko mubona rero. Hallelujah. Amen.
ibintu byo biraryoshye hano muri Beka Arena, ni ibintu by'umunezero cyane. tise umuvugabutumwa Tisiye akoze agashya rero hano muri Beka Arena, arafashwa cyane rwose. Tisiye arafashijwe cyane kubwo kubona iki gitaramo cyiza cyane hano mu Rwanda. uwo ni Tracy rero ari kuririmba indirimbo zitandukanye, ageze ku ya René Patrick, yari amaze kuririmba indirimbo ya Gaby Kamanzi aho yaririmbaga ati amahoro, ariko ubu ngubu ari kuririmba indirimbo y'umugabo we ya René Patrick avuga ati arankunda. Ni amateka rero akomeye cyane kuba Hillsong. Ni umugabo nanjye ndamwemera, ni amateka akomeye kuba Hillsong yongeye gutaramira hano i Kigali. Ni umugabo nanjye ndamwemera, ni umugabo nanjye ndamwemera. Amen.